ese kuki bavuga ngo ntimugashakane n'abatizera? Ngo gusubiza icyo kibazo bigusaba gusobanura kwizera n'iki, ese ni ibiki bisa no kwizera bitari ukwizera, bigasaba kureba kwizera cyangwa kutizera k'umuntu bihuriye he n'urushako. Bitwaye iki ko umusore wizera ashaka umukobwa utizera, cyangwa umukobwa wizera agashaka umusore utizera? Urakoze cyane. Gusa icyo kibazo kiragoye kubera ko kugisubiza urebye ni ikibazo kirimo utuntu twinshi kandi tugora abantu kutwumva. Ikintu cya mbere, iyo tuvuze ngo ntugashakane n'uwo mudahuje kwizera, ese uko kwizera ni ukuvuga iki? Kuba umuntu yizera bishatse kuvuga iki? Igituma gusobanura kwizera bigorana ni uko hari ibintu byinshi byitwa kwizera cyangwa se bisa no kwizera ariko bitari ukwizera. Ni ukuvuga ngo gusubiza icyo kibazo bigusaba gusobanura kwizera n'iki, ese ni ibiki bisa no kwizera bitari ukwizera. Noneho kubera ko harimo icyo ngicyo nanone cyo gushakana, bigasaba kureba kwizera cyangwa kutizera k'umuntu bihuriye he n'urushako, bihuriye he n'uko umugabo n'umugore babana mu rugo. Reka duhere kuri iki ngiki, kuba umuntu yizera. Kwizera, iyo tuvuze ngo ntugashakane n'uwo mudahuje kwizera, turi kuvuga ku kwizera kwa Gikristo cyangwa se kwizera Yesu, cyangwa se ibyo dukunze kwita gukizwa. Ubundi gukizwa harimo ibintu bitatu, ariko tutaragera kuri ibyo bitatu. Ni ugukizwa, byumvikane neza ko atari ugukira. Kuba ari ugukizwa bivuze iki? Bivuze ko hari undi muntu ukora igikorwa cyo gukiza, hanyuma wowe cya gikorwa kikakugirirwaho. Ni ukuvuga ngo wakijijwe akorerwaho igikorwa, ntabwo ari we ugikora. Hari ibintu bitatu rero bigomba kuba. Ikintu cya mbere ni uko Mwuka Wera yemeza umuntu mu mutima we. Iyo tuvuze ngo yemeza umuntu, ni hahandi umuntu yakira. Hari ukuntu umuntu aba azi ikintu ukaba uzi ngo ndakizi, niyo abantu bose baba bavuga ko atari cyo, ariko wowe ukaba ukizi. Ni ukuvuga ngo Mwuka Wera yemeza umuntu mu mutima we, akabyakira nta gushidikanya ko ari umunyabyaha. Kandi kuba umunyabyaha ntabwo ari akantu gato, kuko Bibiliya iratubwira ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kwakira ko uri umunyabyaha, biravuze ngo ntabwo uri umunyabyaha uri aho gusa wo gufungwa, cyangwa se bya bindi by'iki gihe ngo umuntu yanyereje umutungo bakamwirukana mu kazi. Ntabwo ari icyo. Ni umunyabyaha wo gupfa, atari ugupfa gusa ahubwo wo kurimbuka. Iyo umaze kwakira icyo kintu, birumvikana ko iyi ni inkuru mbi. Utahura mu mutima wawe, ukaba ubizi udashidikanya, nta muntu, atari bya bindi ngo barambeshyera ngo nuko ntitwara gutya cyangwa kuriya. Oya, ukaba ubizi mu mutima wawe, ubizi ngo ku bwa kavukire yanjye, kubera umuntu ndiwe muri kamere yanjye, ndi umunyabyaha. Ushobora ariko kugira ngo bigarukira aho ngaho. Burya muri bwa bunyabyaha bwawe ntushobora kwikiza. Nta kintu wakora ngo Imana ikwemere. Biragenda birushaho kuba bibi. Gusa muri iki kintu cya kabiri ugomba gusobanukirwa ko harimo inkuru nziza. Ni ukumenya ko ntabwo Imana mu rukundo rwayo yakuretse ngo ube uri umunyabyaha wo kurimbuka gusa, ahubwo kubw'imbabazi zayo no kubw'ubuntu bwayo yatanze Kristo, yatanze umwana wayo Yesu, kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kumenya ko burya ntabwo uri umunyabyaha gusa, ahubwo Imana mu rukundo rwayo yatanze n'igisubizo cy'ibyaha byawe. Yatanze umwana wayo, yishyiraho igihano gikwiriye ibyaha byawe. Ibyo ni ibintu bibiri.
ariko kubimenya gusa ni amakuru ari aho ngaho. Nakubwiye ngo ni igikorwa kigukorerwaho. Kumenya ko uri umunyabyaha, Mwuka Wera niwe ubikumenyesha. Kumenya ko Yesu ariwe ushobora kugukiza, Yesu niwe wabikoze, Mwuka Wera niwe ubitwemeza. Hanyuma icya gatatu ni ukwakira ibyo bintu ukabigenderamo. Gusa nabyo abantu bamwe bibwira ko ari igikorwa bakora, ariko ukuri kw'ijambo ry'Imana ni uko ibyo nabyo ni impano Imana itanga. Imana niyo iduha kwakira uko kuri tukakugenderamo. Imana niyo iduha kuyizera. Biratangaje ko ku muntu nkanjye w'umunyabyaha, Imana ikora ibisabwa byose kugira ngo mbashe kubona ubugingo buhoraho. Kuba kunyemeza ibyaha byanjye akaba ari ibikora, kwishyura ikiguzi cy'ibyaha byanjye akaba ari ibikora, no kugira ngo mbashe kugendera muri icyo kiguzi cyangwa se mbashe kwakira icyo kiguzi nabyo akaba ari ibikora. So iyo tuvuze kuba umuntu yizera, ni ibyo bintu bitatu. Ni ukumenya ko uri umunyabyaha, ni ukumenya ko utari umunyabyaha gusa ahubwo uri umunyabyaha utabasha kwikiza. Icya kabiri ni ukumenya ko Imana yatanze Yesu nk'igisubizo cy'ibyaha byawe, cyangwa se kugira ngo agukize we kubona igihano gikwiriye ibyaha byawe. Hanyuma icya gatatu ni ukugendera muri uko kuri ukizera. Ibyo nabyo ni impano y'Imana. Ibi rero bisaba kubanza kubitekerezaho, kubera ko igisubizo cy'iki kibazo gishobora kuba kitakureba, cyangwa se gushakana n'utizera nta kintu byaba bivuze nawe ubaye utizera, kuko bivuze ko urumva n'ubundi murahuje niba utizera nawe atizera. Ibi biba ikibazo gusa iyo wowe wizera we atizera, cyangwa se we yizera wowe utizera. Bikamera aho ngaho, wowe ubwawe urizera, kubera ko ntabwo ari ibintu bigoye. Iyo umaze kumenya uku kuri nakukubwiye, ni ukumenya ko uri umunyabyaha ukabyakira, hanyuma ukamenya ko Yesu ari we wenyine ushobora kugukiza, hanyuma ugasaba Imana kuguha iyo mpano y'agakiza ikagukiza. Reka nizere ko icyo ukwiye gukora uri kucyumva niba utarizera. Ikintu cya kabiri ni ukureba ese kuba umuntu atizera byo bishatse kuvuga iki, kubera ko hari ibintu byinshi bisa no kwizera bitari byo. Kuba umuntu atizera nabyo ni ibintu bitatu. Icya mbere ni ukuba umuntu atemera ko ari umunyabyaha, atemera ko ariho igihano cy'ibyaha. Ibi ngibi bishatse kuvuga iki ngiki: hari abantu benshi bitwaje ko bakora ibikorwa byiza, bitwaje ko hari se ari inyangamugayo, bitwaje ko bavukiye mu ngo zisenga cyangwa se bakuze basenga, bibwira ko atari abanyabyaha. Ariko ubunyabyaha bwawe nanjye ntabwo bushingiye ku bikorwa bibi dukora cyangwa se byiza, ntabwo bushingiye ku miryango twakuriyemo cyangwa se uko abaturanyi n'inshuti badufata, uko tubana nabo. Ahubwo ubunyabyaha bwawe nanjye bushingiye ku kuba dukomoka kuri Adamu. Bibiliya ibitsindagira neza ikavuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ntabwo ari njyewe nawe n'uriya gusa, ahubwo Bibiliya iravuga ngo ni bose, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Abantu bose aho bava bakagera, kubera gusa ko bakomoka kuri Adamu, ni abanyabyaha. Cyakoze hariho abantu bamwe uzasanga badashaka kwemera ko ari abanyabyaha, yewe hari n'abadashaka kwemera ko Imana iriho. Ariko umwanditsi wa Zaburi ya 53 avuga ijambo rikomeye, akavuga ngo umupfapfa ajya yibwira ngo nta Mana ibaho. Ibi ngibi bisa no kwifata ukavuga ngo ntabwo nemera itegeko runaka. Wari uzi ko aya mategeko asanzwe ya leta, iyo itegeko ririho waba uryemera waba utaryemera,
iyo ryatowe rigasohoka mu igazeti, iyo uryishe uhanwa. Ntabwo wakwepa igihano cy'itegeko ngo ni ukubera ko ngo sinari ndizi, ngo njyewe sinaryemeraga. Reka da, iyo itegeko ryasohotse riraguhana, waba urizi waba utarizi, waba uryemera waba utaryemera. Iyo itegeko risohotse riraguhana. Nawe rero kuba wemera Imana cyangwa utayemera nta kintu kinini bivuze, kubera ko ntago bizagukiza urubanza. Umunsi w'urubanza nugera ntabwo uzavuga ngo ngiye ngo ariko Mana ngo ntabwo nakwemeraga. Uzahana nk'abandi banyabyaha bose. Imana idufashe. Icyiciro cya kabiri ni abantu bemera ko ari abanyabyaha ariko ntibemere ko Yesu wenyine ari ushobora kubakiza. Cyangwa se mu yandi magambo, ni abantu bemera ko ari abanyabyaha ariko noneho bakibwira ko bashobora kwikiza, hari imirimo bashobora gukora. Iki ni icyiciro kibabaje kubera ko kirimo abantu benshi tubona nk'inyangamugayo, abantu bakora imirimo myiza, abantu bitwara neza rwose, abantu bajya gusenga buri munsi, abantu biyiriza, abantu bakora ibintu byinshi byiza ariko bakabikora bibwira ko ari byo bishobora kubakiza, bibwira ko gukora iyo mirimo myiza ari byo bishobora kubakiza. Uzi ikintu gitangaje? Bibiliya ubwayo iravuga ngo nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Uribaza? Pawulo abivuga neza mu rwandiko yandikiye Abagalatiya ibice 2:16 ngo nyamara tumenye yuko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo atsindishirizwa no kwizera Yesu Kristo. Dore ndetse natwe twizeye Kristo Yesu kugira ngo dutsindishirizwe no kumwizera, bitavuye ku mirimo itegetswe n'amategeko, kuko ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Ibi biratangaje, ndetse uwashaka yanavuga ko bibabaje kubona umuntu ari gukora imirimo myiza ya yindi yose twemera, ku buryo wumva umuntu ukavuga ngo uriya we ijuru azarijyamo, ariko ya mirimo myiza ikaba idashobora kumuhesha ijuru. Ushobora kwibaza ngo ubundi bigenda gute kugira ngo umuntu akore imirimo myiza ariko iyo mirimo myiza ntizamuheshe ijuru yifuza? Ukuri ni uko nguko. Bibiliya iratubwira mu Baroma 6:23 ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ni ukuvuga ngo icyaha icyo ari cyo cyose gifite igihano cyacyo. Igihano cy'icyaha ni ikihe rero? Ni urupfu. Ni ukuvuga ngo ni nka bya bindi kuba uri umucungamutungo mwiza wenda kumara imyaka 5 cyangwa 10, bugacya ukanyereza umutungo. Ntabwo kuba warabaye umucungamutungo mwiza imyaka 10 byabuza umucamanza kugukatira igihano kigukwiriye cy'umuntu wanyereje umutungo. No ku Mana niko bimeze, kuko Imana ni umucamanza utabera. Ni ukuvuga ngo ntabwo izaguhana kubera ko yirengagije ibyiza wakoze, izaguhana kubera ko itakwirengagiza ibyaha wakoze. Ariko tureke n'iby'ibyaha wakoze, byonyine kuba ukomoka kuri Adamu wagomeye Imana, wambaye iyo kamere y'ubunyabyaha. Nkunze kubwira abantu ngo niba uhakana ko uri umunyabyaha ujye wibaza impamvu wambaye. Bibiliya irayidusobanurira ikatubwira ngo bamaze gukora icyaha bamenya ko bambaye ubusa. Bakora ikosa benshi bakunze gukora mu bidodera ibicocero, bagerageza kwirwanirira nta cya kindi turi kuvuga cyo gushaka gukora imirimo myiza ngo ahari Imana ikwemere. Ariko Imana ngo irabareba, dona ko bambaye ubusa, ngo ibakorera imyambaro mu mpu irayibambika, nibwo babashije kwambara. Uko niko kwambara byaje mu mitekerereze ya muntu, niko ubuzima bw'umuntu bwahindutse. Abantu batangira kwambara, batangira guhisha isoni z'ubwambure bwabo. Uzasanga no muri ya mico
itaragera ku iterambere abandi bafite, nabo ubwabo bazi agaciro k'ubwambure bwa muntu. Icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki, ni uko icyiciro cya kabiri cy'abatizera ni abantu batemera ko batashobora kwikiza, bibwira ko hari ibyiza bakora Imana ikabemera, kandi icyo ngicyo Bibiliya yacyanzwe ko nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Reka ne gutinda tujye ku cyiciro cya gatatu. Icyiciro cya gatatu cy'abatizera ni umuntu ushobora kuba asobanukiwe bya bindi bibiri twahereyeho, akaba abizi ko ari umunyabyaha utashobora kwikiza, akaba abizi ko Yesu wenyine ari ushobora kumukiza, ariko ibyo bintu yabyumva akumva ni ibintu byiza biri aho. Urumva kuba umuntu ari umunyabyaha wagomeye Imana ntiyashobora kwikiza igihano gikwiriye ibyaha bye. Hanyuma ya Mana yagomeye akaba ari itanga umwana wayo kugira ngo uyu muntu akire, kugira ngo umwana w'Imana abe ari we wishyiraho igihano gikwiriye ibyaha. Uyu muntu arabyumva akumva iyo ni inkuru nziza, ni ibintu byiza rwose bishimishije, ariko akagarukira aho ngaho, ntibihinduke ubuzima bwe, ntibihinduke impamo mu buzima bwe ngo bihindure uwo ari we, bihindure uko atekereza, bihindure uko aba. Uwo muntu nawe ntabwo yizera, kuko uwizera, kimwe mu bintu bigaragaza ko wizera ni uko ubuzima bwawe burahinduka. Nuko hari inshuti yanjye imwe yakoresheje iki kigereranyo numva kiramfashije. Urabona hari abantu b'abafana, tuvuga umuhanzi runaka ukomeye uzwi, ukaba uri umufana we rwose, wumva ibyo akora urabishyigikira, urabyishimira, iyo yasohoye indirimbo wumva unezerewe, iyo yatwaye award runaka wumva unezerewe, ariko uri umufana. Uyu muntu ntakuzi nawe uretse gukurikirana amakuru ye, ariko ntimuziranye, wowe nawe nta sano mufitanye. Hanyuma hakaba n'undi muntu w'inshuti, inshuti y'uyu muntu ni umuntu baziranye, basabana. Ntabwo amakuru y'uyu muhanzi ayumva mu binyamakuru gusa, ntabwo yumva ibyo uyu muhanzi yagezeho mu binyamakuru, ahubwo azi uko abayeho, azi ubuzima bwe, baraziranye, ni inshuti basabana. So hari abantu benshi b'abafana b'Imana niba ariko twavuga, cyangwa se abafana ba Yesu, iyo bamwumvishe bumva rwose ari umuntu mwiza wabayeho, wari umuyobozi w'igitangaza, ibintu nk'ibyo, ariko nta busabane bwihariye bafitanye nawe. N'iki cyiciro cya gatatu kirimo abantu bameze gutyo, bumva inkuru z'agakiza, bumva ibya Yesu, bakumva ni ibintu byiza rwose, ariko nta busabane bwihariye bafitanye na Yesu. Abo nabo bari muri ba batizera twavuze. Wibuke turimo turareba umukobwa wizera adakwiye gushakana n'umusore utizera, cyangwa se umusore wizera ngo ashakane n'umukobwa utizera. Twabanje kureba kuba umuntu umwe yizera bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko uyu muntu yamenye ko ari umunyabyaha utashobora kwikiza, amenya ko Yesu wenyine ari ushobora kumukiza, hanyuma yakira uko kuri akugenderamo, asaba Yesu kumukiza, arakizwa. Birumvikana uyu muntu ntabwo yakirijwe n'ikindi, no kwakira uko kuri akakugenderamo. Ibyo ni byo twita kwizera mu Kinyarwanda. Hanyuma uwo muntu wakiriye uko kuri akakugenderamo niwe mwizera,
niwe wa musore wizera twavuze cyangwa se umukobwa wizera. Hanyuma kubera ko ikibazo kibaza ngo se kuki uyu musore wizera atabana n'uyu mukobwa utizera, cyangwa uyu mukobwa wizera atabana n'uyu musore utizera, twari dukeneye gusobanukirwa ngo uyu musore wizera n'umeze ute. Ni bya bintu bitatu. Hanyuma uyu mukobwa nawe utizera nawe n'umeze ute, ari muri bya byiciro bitatu. Ashobora kuba ari umuntu utemera ko ari umunyabyaha, birumvikana ashobora no kuba atemera ko Imana ibaho cyangwa se ibindi. Nibyo twabonye ko umupfapfa niwe uvuga ngo nta Mana ibaho, kandi kuba uyemera cyangwa utayemera ntabwo bizabuza ko umunsi w'urubanza uzahanwa, kubera ko niko ijambo ry'Imana riri, niko ubuzima bumeze. Kuba utazi itegeko ntabwo byari buza ko iyo waryishe umucamanza gukatira igihano kigukwiriye. Ashobora no kuba ari muri cya cyiciro cy'abantu batazi ko batashobora kwikiza, sibyo? Barimo gukora imirimo myiza ngo barebe ko Imana yabemera. Icyo nacyo Bibiliya yagikemuye, kuko yavuze ngo nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, sibyo? Kimwe nuko ashobora kuba ari muri ba bantu bumva ibi bintu byombi bakabyakira, ariko ntibibe impamo mu buzima bwabo. Bakumva ni ibintu byiza nk'aba bafana, ariko ntibibe impamo mu buzima bwabo. Ubuzima bwabo ntibuhinduke, ntibagendere muri uko kuri, sibyo? Uwizera twamubonye n'utizera twamubonye. Ikibazo gisigaye ni ukwibaza ngo ese aba bantu babiri batandukanye gutya kuki badashobora kubana? Kuki dukomeza gutsindagira ngo ntimukifatanye n'abatizera mudahuje? By the way, iryo ni ihame rya Bibiliya. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto ibice 6 n'umurongo wa 14. Ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye, mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Aha ndagira ngo noneho tubanze dusesengure gatoya. Uyu muntu wizera n'uyu nguyu utizera, kwizera cyangwa se kutizera kwabo kugaragara gute mu mibanire yabo? Bihurira he n'urushako? Kuki uyu muntu wizera adakwiye kwifatanya n'uyu nguyu utizera? Hari ibintu nka bibiri ukeneye kubanza kumva aha ngaha. Icya mbere, kuri uyu muntu tuvuga ngo arizera, ni irihe pfundo ripfunditse ubuzima bwe? Ese imibereho ye irangwa n'iki? Ni iki kintu nyamukuru twavuga ngo nicyo kiranga ubuzima bw'umuntu wizera? Kubera ko mu rushako icyo kintu kigenga ubuzima bwawe, icyo kintu kigenga imibereho yawe, gifite uruhare runini. Reka nkoresha urugero. Urabona amazi ntagira ishusho, afata ishusho y'ikintu arimo. Iyo amazi yashize mu gikombe afata ishusho y'igikombe, wayashyira mu icupa agafata ishusho y'icupa. Ni ukuvuga ngo igikoresho uri gushyiramo amazi nicyo kigena ishusho yayo. Ni nako icyo kintu cy'ibanze kigena ubuzima bwawe aricyo kigena uko urushako rwawe rumera. Ibi bivuze iki ku bakristo cyangwa se ku bizera? Ku bizera hari ikintu gikomeye kigena ubuzima bwabo, ni ijambo ubuntu. Reka nkoresha urugero kugira ngo wumve ubuntu icyo ari cyo. Ibaze uri kugenda mu muhanda ugahura n'umwana. Aba bana bo mu muhanda, urabizi abana bo mu muhanda nabo baratandukanye. Hari umwana uri mu muhanda kubera ko ari imfubyi, atagira hepfo no haruguru, yisanze ari aho ngaho.
ariko hari n'umwana uri mu muhanda kubera ko yananiye ababyeyi be, yigometse ku babyeyi be, arabata, aratoroka, aragenda, yisanga mu muhanda. Gendi gutekereza kuri uwo wa kabiri wigometse ku babyeyi be, akabata, agatorongera, akisanga mu muhanda. Hanyuma y'amezi nk'atanu yamaze gufata ya mico yo mu mihanda tuzi, uyu mwana ukamusanga hari mu muhanda, ukamufata, ukamujyana iwawe, ukamuhindura umwana wawe, ukamwiyandikishaho, ugakora ibisabwa byose kugira ngo uyu mwana ntabe umwana gusa uba iwawe, ahubwo abe umwana wawe mu buryo bw'amategeko, yitwa umwana wawe, umumenyere ibikenewe byose. Icyo ngicyo nicyo twita ubuntu. Ni uko ubuntu bumeze, kuko no kubizera ni uko byagenze. Imana yadusanze turi abanyabyaha, turi babi. Nicyo mu Baroma 5:8 havuga ngo ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Imana yerekana urukundo rwayo, iradukunda, idusanga muri ibyo bibi twarimo, iratuzana, iduhindura abana bayo. Icyo ngicyo nicyo cyitwa ubuntu. Ntacyo twakoze, kimwe na wa mwana wasanze mu muhanda, nta kintu na kimwe yari bukore kugira ngo umwemere, nta nubwo ari mwiza ku buryo wamwemera, nta n'inyungu bigufitiye kuba umufite, kuba wamuhinduye umwana wawe. Icyo bikora nuko bikongerera inshingano, ukamenya kumugaburira, ukamumenyera ishuri, ukamumenyera ibyo byose. Ariko ubuntu bw'Imana nuko bumeze. Kuba umuntu ubuzima bwe bwubatse ku buntu bw'Imana, bwubatse ku kuba yarabonye ubugingo buhoraho, ntacyo yakoze, ntacyo yatanze, kuba uyu muntu yarakuriweho igihano cy'ibyaha bye, ntacyo yakoze, ntacyo yatanze, bituma uyu muntu abaho ubuzima bwo gushima. Urumva umuntu wabonye ikintu gihambaye umuntu ashobora kubona mu buzima, kuko igihambaye umuntu wese ashobora kubona muri ubu buzima ni ubugingo buhoraho, ni ukubaho iteka, ni ukubaho uzi ko nta rubanza rugutegereje. Hanyuma uyu umuntu wizera tuvuga, cyangwa se uyu musore wizera, ibyo yabibonye ku buntu, yabibonye nta kiguzi yatanze, Imana yaramwemeye. Ubu ni umwana w'Imana. Uyu muntu waboneye igihambaye kurenza ibindi byose mu buzima, akakibona ku buntu, utekereza ko abaho ubuzima bumeze gute? Abaho ubuzima bwo gushima, abaho ubuzima bwo gushimira Imana, abaho ubuzima nk'umuntu wagezeyo, nk'umuntu wabigezeho, kuko yamaze kubona ubugingo buhoraho, yamaze kwemerwa n'Imana. Bitandukanye n'uyu muntu uri hano twavugaga utizera, kubera ko uyu muntu utizera, yaba uri mu cyiciro cya mbere, utemera ko ari umunyabyaha, urumva wowe ntacyo ahirimbanira, nta n'icyo ashaka, nta n'icyo bimubwiye kuba uyu muntu afite ubugingo buhoraho. Nawe wibaza umubano w'aba bantu babiri. Ubwo fasha uwizera n'utizera wo mu cyiciro cya mbere. Uyu muntu wizera icyo agaciro afite mu buzima, uyu nguyu ntacyo kimubwiye. Reka nkoresha urugero. Ibaze nko kuba ufite ifamu y'ingurube mu gihugu cy'Abayisilamu. Nubwo hari ahandi ifamu y'ingurube bivuze amafaranga, bivuze ubutunzi, iyi
iyi famu y'ingurube ahantu batazirya, ahantu bataziha agaciro na gake, nta kintu yabivuze. Uru rushobora kuba ari urugero wenda rusekeje cyangwa se rutumvikana, ariko kubana k'umuntu wizera wubatse ubuzima bwe kuri bwa buntu bw'Imana n'uyu muntu utizera habe na gato, utaniyumva nk'umunyabyaha, bihabanye muri ubwo buryo. Bihabanye nko uyu muntu wizera kubera ko azi ko yababariwe, kubera ko yakuweho igihano gikwiriye ibyaha bye, afata kwizera kwe nk'ikintu cy'agaciro, afata ubukristo bwe nk'ikintu cy'agaciro. Nka wa muntu ufite ifamu y'ingurube, ahantu barya ingurube, ahantu ingurube zifite agaciro. Kuri uyu muntu utizera, kuri uyu muntu utanumva ko ari umunyabyaha, uko kuba uyu yizera ibyo uyu nguyu aha agaciro bimeze nk'ifamu y'ingurube mu gihugu cy'Abayisilamu, nta gaciro na gake ibifite. uwo ni uwizera kutizera wo mu cyiciro cya mbere. Reka noneho turebe uwizera n'utizera wo mu cyiciro cya kabiri. Wibuke, umuntu utizera wo mu cyiciro cya kabiri ni umuntu utekereza ko arabizi ko ari umunyabyaha, ariko yibwira ko hari ibintu runaka yakora bikamuha kwemerwa n'Imana. Uzumva abantu benshi bavuga ngo ku munsi w'urubanza ngo Imana izashyira ku munzani ngo ibyiza byawe n'ibiruta ibibi byawe ngo uzajya mu ijuru cyangwa se uzatsinda. Nyamara twabibonye Bibiliya irabyanzura neza ikavuga ngo nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Abantu bose abazatsinda bazatsindishirizwa n'ikintu kimwe cyitwa kwizera. Kuba barizeye umwana w'Imana nibyo byonyine bizabaha gutsinda ku munsi w'urubanza. Aba bantu babiri rero, umwe atekereza ko hari ibyo yakora kugira ngo agere ku kwemerwa, undi arabizi ko nta na kimwe yakora, ahubwo kubwo kwizera uyu muntu yamaze kwemerwa n'Imana. Uyu nawe aracyahirimbana ngo abigereho. Uyu muntu ubuzima bwe bumeze gute? Uyu muntu uhirimbana ngo abigereho azi ko ikintu cyose ushobora kugikorera ukakigeraho. Urugero, azi ko gutunganira Imana ari ibintu umuntu akorera. Azi ko urumva icy'agaciro afite nicyo we watekereza ko yagikoreye yakigezeho, ari ukugihirimbanira. Mu gihe uyu nguyu icy'agaciro afite atekereza ko ari impano y'Imana. Ibi bintu bitandukanye gute? Reka dufate urugero rusanzwe rw'umugabo n'umugore mu rugo. Wenda se umugore arizera, umugabo ntiyizera. Umugore wizera azi ko iyo ukoze ikosa icyo bigusaba ni iki? Ni ugusaba imbabazi, ukegera mugenzi wawe ukamubwira uti mbabarira nakosheje. Uzi umugabo utizera wo mu rwego rwa kabiri uko atekereza ko hari ibintu ukwiye gukora ngo bigaragaze ko wasabye imbabazi. Ku bizera ntabwo ari uko bimeze, kubera ko abizera igihano cy'ibyaha byacu, igihano cyo kudatungana, gikwiriye kudatungana kwacu, Imana yagishyize muri Kristo. Twebwe tubona imbabazi ku buntu, tubabarirwa ibyaha byacu ku buntu. Ntabwo ari ibintu tugomba guhirimbanira, ntabwo ari imirimo tugomba gukora kugira ngo Imana itubabarire. Uribaza aba bantu babiri rero, umwe azi ko ategereje ko mugenzi we yica ikiru, akora ibi na biriya kugira ngo ababarirwe. Undi nawe azi ngo ubwo namubwiye ngo mbabarira, ubwo namenye ikosa ryanjye nkaryemera birahagije. Urumva umwe aba ategereje muri mugenzi we ibyo adafite. Ibyo nanone ni kimwe
n'umuntu wizera ubanye n'utizera wo mu rwego rwa gatatu. Uyu muntu utizera wo mu rwego rwa gatatu ni nkaho yifuza ibyo uyu wizera afite. Uribaza kubana n'umuntu ugufitiye ishyari, yifuza kubona ibyo ufite, kandi ntiwabasha kubimuha, ntiwabasha kubimuhesha, nawe ubwawe ntacyo wakoze ngo ubigereho, wisanze ubifite gusa kuko umwuka wera niwe wakwemeje kuri umunyabyaha. Umwuka wera niwe waguhaye kumva cyangwa se guhishurirwa ko Kristo wenyine ari ushobora kugukiza, ni nawe waguhaye iyo mpano yo kubyizera. Hanyuma ukaba uri kumwe n'umuntu ubizi ibyo bintu byombi ko ari ukuri, wenda se yabiciye amazi, yumva ntacyo bivuze, yumva ari ibintu biri aho gusa bitamureba, cyangwa se arabyifuza, yumva ashaka kuba umuntu ukijijwe cyangwa se kwizera, ariko bikanga, ariko akisanga gusa ntabwo abyumva. Uribaza guhuza abo bantu babiri. Reka ne gutinda mu bintu byinshi, gusa icyo bishatse, impamvu tuvuga ngo wizera ntagashakane n'utizera, ni uko umuntu wizera indangagaciro zigenga ubuzima bwe, ikintu kigenga imibereho ye gitandukanye n'ikigenga imibereho y'utizera. Ibyo rero bituma hagati y'aba babiri hazamo kugongana, ugasanga icyo uha agaciro mugenzi wawe ntacyitaho. Uribaza uyu muntu wizera uhaye agaciro ubukristo, uhaye agaciro gusabana n'Imana, ari kumwe n'umuntu wumva ibyo bintu by'ubukristo no gusabana n'Imana mu bujiji, ni ikibazo. Wenda natinze cyane kuwizera n'ikigenga ubuzima bwe, ariko tekereza noneho kuri uyu muntu utizera. Uyu ni wa muntu udatekereza ko ari umunyabyaha, ntabwo yibona nk'umuntu ushobora gukora ikosa, ntabwo yibona nk'umuntu ushobora kugira amafuti ayo ari yo yose. Ibaze uri umugore ubana n'umugabo umeze gutyo, iteka wowe mugore uhora ari wowe munyamafuti, mu gihe umugabo wawe adatekereza ko hari ikosa na ritafite. Iteka wowe mugore ni wowe ugomba guhindura, ni wowe ugomba kwikosora, mu gihe umugabo wawe yumva we nta kibazo na gito afite. Uribaza agahinda ibyo bintu byaguteza. Reka ne kujya mu bindi byiciro, reka gusa ngaruke ku kindi kintu kijyanye n'urushako ubwarwo. Impamvu umusore wizera adakwiye kubana n'umukobwa utizera, cyangwa se umukobwa wizera adakwiye kubana n'umusore utizera, ntabwo iri gusa mu kigenga ubuzima bwabo. Twabibonye ko umuntu wizera ubuzima bwe bugengwa n'ubuntu, ni ukuvuga ngo abaho ubuzima bwo gushima Imana, kuko byose Imana yarabimuhaye muri Kristo. Hanyuma umuntu utizera nawe ashobora kuba ibyo byose nta gaciro abihaye, kubera ko atanemera ko ari umunyabyaha. Ashobora kuba atekereza ko yabyigezaho, kubera ko atemera ko Yesu wenyine ashobora kumukiza. Ashobora no kuba ibyo byose abyifuza, ariko yarayobewe uko yabigeraho, iyo mpano atarayihabwa, atarabasha kubyizera, abyumva nk'ibintu byiza gusa. Uyu muntu rero ubuzima bwe ashobora kuba ari guhirimbanira kugera ku bintu, cyangwa se yumva atari ngombwa, cyangwa se yarahebye byaramunaniye yarumiwe. Urumva abantu bari mu buzima bubiri butandukanye. Ariko si ibyo gusa, ikindi kintu cya kabiri gituma umusore wizera adakwiye gushakana n'umukobwa utizera, cyangwa umukobwa wizera adakwiye gushakana n'umusore utizera,
ni imiterere y'urushako ubwarwo. Urushako rwubatse mu buryo abashakanye basangira byose, basangira iby'ubuzima bwabo. Ni ukuvuga iki? Niba warakijijwe, ubuzima ubayemo bwo kuba ufite Imana nk'umwami wawe, ntabwo uzabasha kubihisha umugabo wawe. Ushobora kwibaza ukuntu byagenda ubaye ufite Imana nk'umwami wawe, umugabo wawe nta gaciro na gato ahaye Imana. Uribaza utashye mu rugo umutima wawe wuzuye agahinda kubera ko umukozi mukorana bamubonye ari kwiba. Wajya kubwira umugabo wawe ikikubabaje, umugabo wawe akagutuka kuri igicucu ko ari wowe uzatuma mudakira, nawe wakabaye wiba. Ubwo ni urugero rumwe mu bintu bibaho mu buzima bwa buri munsi iyo umusore wizera ahisemo gushakana n'umukobwa utizera. Ntabwo muzasangira gusa ayo marangamutima n'ukuntu ari umwana mwiza, n'ukuntu yitonda, n'ukuntu agize gute, no kuba nta gaciro ahaye Imana nabyo azabikuzanira, no kuba ahari se yumva ibintu byose agomba kubihirimbanira nabyo azabikuzanira. Kandi ntabwo muzabisangira gusa, ahubwo azaba bigutegerejemo. Azaba ategereje ko nawe uhirimbanira ibintu byose. Azaba ategereje ko ikosa wakoze ugomba kwica ikiru. Reka nsoreze kuri iki ngiki. Wowe musore wizera, niki gituma wumva nta wundi mukobwa ushobora kukunyura keretse uriya utizera? Aho si uko nawe utizera, nawe uri muri ba bandi bibeshya ko bizera ariko batizera. Kuko niba wizera, ubuzima bwawe bukwiye kugengwa n'ubuntu bwa Kristo. Bukwiye kuba bwubatse kuri iki kintu yuko Imana yarakubabariye, yaguhaye ubugingo buhoraho kandi nta na kimwe wakoze. Imana niyo ikwiye kuba umwami w'ubuzima bwawe. Rimwe mu magambo ajya antera ubwoba muri Bibiliya ni ijambo dusanga mu Migani ibice 22:3. Bibiliya iravuga ngo umunyamakenga iyo abonye ibibi bije arabyikinga, ariko umuswa arakomeza akabijyamo akababazwa nabyo. Nawe nahaweho guhitamo. Nagusobanuriye ibibi byo kubana n'utizera. Ushobora guhitamo ukamera nk'uyu munyabwenge, cyangwa se umunyamakenga ubona ibibi bije akabyikinga, cyangwa se ukibera nk'uyu muswa ukomeza akabijyamo akababazwa nabyo. Imana ibahe umugisha. Icyatumye dutegura inyigisho ndetse n'izindi nyinshi wasanga ku Rushaka.rw kuko twifuza kubona umuryango nyarwanda urangwa n'ingo nziza zishoreye imizi mu rukundo rwa Kristo.